Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Amahoro y'Imana, impuhwe ndetse n'imigisha byayo bibane namwe. Bavandimwe nshuti bakunzi b'ikiganiro cy'amateka y'amadini, reka twongere kwishimira kubana namwe muri iri somo ryacu, aho tugiye kuganira ku cyo Korani ivuga ku byerekeranye n'uyu munsi mukuru wa Noheli. Umunsi mukuru abantu bavuga yuko Imana mwana yavutse, umunsi mukuru abantu bavuga yuko umwana w'Imana yabavukiye. Igitabo cya Korani kibivugaho iki? Kibyemera gute? Aha reka duhere ku isura ya 9, surate Tauba, ku murongo wa 30, twumve icyo Uwiteka tubwira muri Korani ntagatifu. Haragira hati: Abayahudi baravuze bati, Uzayiro ariwe Ezira n'umwana w'Imana. Ni ukuvuga mu myemerere y'Abayahudi baravuze bati, Uzayiro ariwe Ezira n'umwana w'Imana. Abakristu nabo baravuga bati, Mesiya ariwe Kristo n'umwana w'Imana. Ibyo nibyo bavugisha iminwa yabo, bigana imvugo z'abahakanye mbere yabo. Allah yarabavumye, ariko si ubundi baragana hehe muri iyo myemerere yabo? Aya ni amagambo y'Imana dusanga muri Korani ntagatifu, isura ya 9, ku murongo waho wa 30. Mu nyigisho z'Abayahudi bazanyemo ihame ryo kwemera yuko Imana igira abana, ndetse bagaragaza na bamwe mu bantu biswa abana b'Imana. Ibyo turaza kubireba mu isomo ryacu, ariko uno munsi turarebera hamwe uburyo Abakristo biganye Abayahudi, ndetse bakigana n'imyemerere yababanjirije ikomoka mu Baromani no mu Bagereki, kuko abangaba bemeraga imana nyinshi, bakemera ko imana zabo zifite abana, zibyara, zibyarwa, zororoka. Iyo myemerere rero iza no gucengera mu Bayahudi ndetse no mu Bakristo. Aha rero Abayahudi baravuze ngo Kristo ariwe Mesiya n'umwana w'Imana. Iryo hame bararyadukanye. Tuzareba mu mahame atarasanzwe mu myemerere y'igitabo cya Taurati, mu bahawe ibitabo Ahlul Kitabi, babandi bahawe ibitabo. Tuzareba amahame y'ibyaduka mu myemerere yabo, nko kuvuga ngo Yesu Kristo n'umwana w'Imana. Iryo ni ihame ry'icyaduka. Nko kuvuga ngo Yesu Kristo ni Imana, afite kamere y'ubumana, naryo ni ihame ry'icyaduka. Nko kuvuga ngo Imana igizwe n'abapersona batatu, ni ihame ry'icyaduka, n'andi mahame menshi tuzagenda twiga mu mateka yacu. Aha rero reka turebe n'indi mirongo iri mu gitabo cya Korani icyo ivuga kuri iri hame. Tugiye muri Korani ntagatifu mu isura ya 18, surate Kahf, uhereye ku murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 5. Haragira hati: Ishimwe ni iry'Imana
yo yamanuriye umugaragu wayo igitabo maze ntiyagishyiramo amananiza, ntiyagishyiramo amayobera. Igitabo cya Korani nta mananiza, nta mayobera, nta nenge zikirimo. Yakigize ikigororotse gihagaze kugira ngo kiburire abahakanyi batemera Imana imwe rukumbi ko bafite ibihano bikaze biyiturutseho, biturutse ku Mana, no kugira ngo kigeze inkuru nziza ku bemera bagakora n'ibikorwa byiza ko bafite ibihembo biboneye, ibihembo byiza mu ijuru aho bazaba ubuziraherezo. Tugeze ku murongo wa 3. No kugira ngo kinaburire abavuga ko Imana ifite umwana yahisemo. Igitabo cya Korani ni ukugira ngo kiburire abavuga ko Imana ifite umwana. Imana yahisemo umwana, hari umwana wayo wavutse. Iki gitabo cya Korani kirababurira bene abo bantu. Abavuga ibyo nta bumenyi na buke babifiteho, ndetse n'abakurambere babo abadukanye ayo mahame nabo nta bumenyi bari bafite. Mbega ukuntu amagambo ava mu minwa yabo ari mabi cyane. Ni amagambo azana aho Imana ubusembwa, kandi Imana ari nyir'ubutagatifu. Ngo nta kintu kizima bavuga uretse ibinyoma gusa. Ni ukubeshyera Imana, ni ukubeshyera Imana ngo ifite abana, Imana yahisemo abana, Imana yarabyaye, Imana yavutse. Imana ishobora kuvuka gute? Iki ni ikinyoma gikomeye cyane abantu bagomba kwitondera bakakigaho kandi bakagisesengura. Reka nanone tujye muri Korani ntagatifu mu isura ya 19 uhereye ku murongo wa 88. Suratu Mariyamu, isura yitiriwe Mariya nyina wa Yesu. Haragira hati, baravuga bati, cyangwa se baravuze bati, Nyirimpuhwe yihaye umwana. Ngo Imana ifite umwana. Rwose mwadukanye amahano. Ikintu gikomeye cyane kwitirira kuvuga yuko Imana ifite umwana ni ikosa rikomeye cyane, kuko abaye umwana w'Imana zaba zibaye Imana ebyiri, nk'uko nyine babyivugira ngo hariho Imana mwana n'Imana data. Bisobanuye ko iyo bavuze data ni se nyine. Cyo ni amahano akomeye cyane kuvuga yuko Imana ifite abana, ibyara nk'uko abantu tubyara, nk'uko inyamaswa zibyara. Imana ni umuremyi, irarema, ntiremwa, ntinabyara. Kubyara birebana n'ibiremwa byayo, kandi ibiremwa ntibishobora kurema, ahubwo birabyara, birororoka. Ariko Imana iramutse ibyaye zaba Imana nyinshi. Baravuga bati, Nyirimpuhwe yihaye umwana. Rwose mwadukanye ihame ry'amahano rikomeye cyane. Ibirere birenda gusandara kubera ibyo, n'isi irenda gusadagurika, n'imisozi ikariduka igashwanyagurika, kubera kuvuga yuko Imana ifite iki? Umwana.
kuba baritiriye Nyirimpuhwe kugira umwana. Iki ni ikintu kirakaza imisozi ikenda gushwanyagurika, isi ikenda kuturigitisha, kwasama ngo itumire, ibirere bikarakara kubera iri jambo ngo Imana yahisemo umwana, cyangwa se umwana w'Imana yavutse. Ngo kandi bidakwiye ko Nyirimpuhwe agira umwana. Ntabwo bikwiriye ko Imana igira abana nk'uko natwe dufite abana, twebwe abantu. Ntabwo bikwiriye ko Imana ibyarana n'ibiremwa byayo. Ese ubu wowe waba ufite amatungo, ufite inka, ufite intama, ufite inkoko, hanyuma kandi nta nubwo ari ibiremwa byawe, ni ibiremwa Imana yagutije, ariko wowe ubwawe ntabwo wajya kubyarana nabyo. Imana rero nayo ntabwo yajya kubyarana n'ibiremwa byayo. Cyaba ari igisebo gikomeye cyane, cyaba ari amahano atabaho. Bityo rero Imana mu by'ukuri ntabwo igira abana. Ni ikosa rikomeye cyane Abayahudi n'Abakristu bitiriye Imana, bahimbira Imana ikinyoma ko Imana ifite abana. Hari abantu rero bakunze kwibeshya bavuga bati Yesu Kristo niwe wiswe umwana w'Imana wenyine muri Bibiliya, ariko Bibiliya ivuga abana b'Imana benshi. Reka dutange nk'urugero. Efurayimu yiswe imfura y'Imana. Uwitwa Efurayimu yiswe imfura y'Imana. Soma muri Yeremiya igice cya 31 ku murongo wa 9 ndetse n'umurongo wa 20. Efurayimu yiswe imfura y'Imana. Nimba se Efurayimu ari we mfura, noneho ubwo ngubwo Yesu yaje ari umwana w'Imana wa kangahe? Kandi bagahindukira bakavuga ngo Yesu Kristo ni umwana w'Imana w'ikinege. Icyo ni ikintu kitumvikana mu mateka. Efurayimu yiswe imfura y'Imana muri Yeremiya 31 ku murongo wa 9. Dawudi yiswe umwana w'Imana. Reba Zaburi ya 2 uhere ku murongo wa 6 kugeza ku wa 7, na Zaburi ya 29 ku murongo wa 1. Bisome witonze. Dawudi yiswe umwana w'Imana, Efurayimu yiswe umwana w'Imana. Isirayeli ari we Yakobo nawe yiswe umwana w'Imana. Isirayeli ari we Yakobo yiswe umwana w'Imana Yesu ataravuka. Reba mu gihe bita Kuva igice cya 4 ku murongo wa 22 uraza kubisangamo. Salomoni ari we mwami Suleyimani, Salomo cyangwa se Suleyimani, nawe yiswe umwana w'Imana. Abami ba mbere igice cya 22 ku murongo wa 10 uraza kubisangamo. Hanyuma abantu bose baharanira amahoro, batera amahoro, bifuza amahoro, nabo biswe abana b'Imana. Matayo igice cya 5 ku murongo wa 9 nabo biswe abana b'Imana. Abantu bose bakora ibishimisha Imana biswe abana b'Imana mu rwa mbere rwa Yohana igice cya 3 ku murongo wa 1. Mu gihe ngo abakora ibirakaza Imana biswe abana ba Shitani. Yohana 8:44. Urumva rero ko
igitabo cya Bibiliya kivuga yuko hariho abana b'Imana benshi, ariko iri ni ikosa nk'uko twabibonye mu makosa yinjiye mu myemerere ya Ahlul Kitab, abahawe igitabo ari bo bakristu n'abayahudi, bakaza guhimbira Imana ibinyoma, muri bya binyoma twabonye tuzasesengura. Aha rero Yesu Kristo ntabwo yigeze yiyita umwana w'Imana, ahubwo n'abandi babimwise. Turaza no kubireba mu yandi mateka. Ahubwo yiyitaga umwana w'umuntu, umwana w'umuntu. Ntabwo yigeze yiyita umwana w'Imana, ahubwo yiyitaga umwana w'umuntu, nk'uko tuza kubireba mu rindi somo turi butange. Hanyuma rero mu kurangiza isomo ryacu ry'uno munsi ku byerekeranye n'icyo Korani ivuga kuri Noheli, ku munsi mukuru wa Noheli, abantu bavuga ngo Imana yavutse, mu isura y'112 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa 4 haragira hati: vuga uti, yo ni Imana imwe rukumbi, Imana imwe rukumbi, Imana nyirukwambazwa, yo abantu bakwiriye kwiyambaza. Iyo Mana ntibyara kandi ntibyarwa, ntibyara kandi ntibyarwa, kandi nta na kimwe dushobora kuyigereranya nacyo mu biremwa byayo byose. Imana itabyara kandi itabyarwa, ntabwo ishobora kwihindura umuntu ngo ize gutura mu nda y'umugore ari we Mariya, imaremo amezi 9 cyangwa 6 nk'uko Bibiliya bivuga, hanyuma ikurire mu nda y'umugore, ivuke iciye mu bwambure bw'umugore, bayirere bayonse, nigeza ku myaka 30 itangire kwigisha abantu inabapfire. Iyo ntabwo ari Imana, iyo ntabwo ari Imana. Ubyumve, ubyemere cyangwa ntubyemere, uzabibazwa ku munsi w'imperuka. Vuga uti Imana ni imwe rukumbi, Imana ikwiriye kwambazwa, ntibyara ntibyarwa, nta n'icyo twayigereranya nacyo. Nguko ukuri kw'idini ya Isilamu.